kandi nyuma y'ibigwi n'amateka byarangaga uyu mugabo binavugwa yuko haba ari ibihe byiza yagiranye na Kamariza ubwo iyi ndirimbo yajyaga hanze, indirimbo igira iti iya mbere ukwakira kuwa 90 twarose inzozi nziza ko tugiye kwambuka mu gitondo cya kare twari dusesekaye na n'ubu aho umunyarwanda ari wumva ikinyarwanda iyo uvuze iya mbere ukwakira 1990 hari abashesha urumeza, abandi bakwibuka ibihe by'amateka, abandi bakibuka ibyabaye, ariko bagahagarara ku butwari maze twese tugatega amatwi. Ariko nkanjye nk'umwe ukunda aya amateka ay'ubutwari duhagazeho na bugingo n'ubu, naguteguriye ikiganiro mu buryo butandukanye. Ese kuki iyo uvuze iya mbere ukwakira 1990 kuki benshi batera agatebe bakiyumvira amateka ay'intwari z'u Rwanda? Ariko mu gutangira iki kiganiro ndabanza nkugezeho amateka y'intwari y'u Rwanda wari ufite amateka ataragiraga ukwasa, yitwaga senior office Afande Vedatse Kayitare, bakundaga kwita intare batinya. Ese waba warigeze kumva karirimbo kagiraga kati uraho intare batinya? Indirimbo ya Kamariza nayiririmbaga nanjye ndi umwana. Gusa ubu nicaye kuri microphone ngiye kukugezaho amateka y'ibyavuzwe. Ese umubano mwiza waba warabaye hagati yabo bigakomokaho n'indirimbo urabizi? Ese intare batinya intwari mu ntwari z'u Rwanda nta sasu cyangwa se umuntu wigeze amukoraho? Yatashye nk'uko ejo undi muntu wakumva yatashye. Ibi byose uraza kubisanga muri iki kiganiro. Wowe ekanda subscribe, like kugira ngo ninjya nsanga wicaye mu ntebe za now Isaya none official. Ngiye waguteguriye inkuru nkaba ngiye no kuyikugezaho umwijwi, nitwa Uyu munsi turi kumwe ngo tuganire ku mateka y'ingenzi cyane y'u Rwanda, ukuntu igitekerezo cyo kwibohora cyavuye mu mbaraga nyinshi ndetse nuko cyarokotse amayeri yo kukiburizamo. Iyi ni inkuru naguteguriye nifashishije inkuru iri ku gihe.com, yanditswe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025, yanditswe na Iradukunda Aserije. Urugamba rwo kubohora igihugu rwagizwemo uruhare n'abanyarwanda benshi, baba abari mu ngabo ndetse n'abandi bitanze mu buryo bwose bushoboka. Ariko nk'uko amateka yose y'ingirakamaro aba afite isoko, urugamba rwo kwibohora rwatangiye mu 1990 narwo rufite abatangije igitekerezo cyarwo. Mu ntangiriro y'uru rugendo hari abantu babiri, Paul Kagame na Gisa Rwigema. Bombi bari inshuti kuva bakiri abana, bakura bahuje indoto n'ibiganiro byuzuyemo amateka y'urugamba rw'inyenzi bumvaga mu magambo y'abari bararurwanye. Iby'aya mateka ni ingingo Kagame yagarutseho mu mwaka wa 2021 mu bukwe bwa Gisa Ateta, umukobwa wa Generali Major Gisa Rwigema. Ati twabanye n'umuryango wa Kimonyo, se wa Rwigema, ahantu habiri. Twabanye Shungerezi, turangije tujya Toro, ndetse no muri Toro tukajya twimuka tuva hamwe tujya ahandi, ariko turi kumwe. Hari umubyeyi ngira ngo yarashaje, yarapfuye, yitwaga Susan. Kuri uwo mugore habaga umuntu witwaga Mariko, ngira ngo yari yarabaye mu nyenzi, wari uvanze umubyeyi umwe, ngira ngo yari umuzungu, undi akaba umunyarwanda.
tukajya tujya gutarama kuri uwo mugore turi abana bato, ndetse ababyeyi bakatumerera nabi kuko bavugaga ko twazerereye twagiye mu mihana, ariko twabaga twajyanywe n'uwo Mariko tukajya kumubaza ibijyanye n'izo ntambara z'inyenzi yatubwiraga nuko zagendaga. Yavuze ko ayo mateka atwumvaga aturaho dufite imyaka 8, 9, 7, bikaba byaravuyemo icyatugejeje hano uyu munsi. Ibyo biganiro by'abana byaje gukura bihinduka umugambi barushijeho kunoza ubwo bombi bari mu gisirikare cya Uganda nyuma yo gufasha Perezida Yoweri Kaguta Museveni kugera ku butegetsi. Hano reba ukuntu urubyiruko rw'icyo gihe rwari rufite inzozi z'imigambi ikomeye. Aba bantu babiri bato bateje imbere umugambi wabo ku gihugu cyabo. Mu gitabo Conversations with the President of Rwanda, umunyamakuru François Asuda yabajije Perezida Kagame niba yemera ko RPA yarwanya urugamba rwo kubohora u Rwanda yashingiwe mu gisirikare cya Uganda. Kagame yasubije adategwa ati yego twarabikoze nukuri. Ariko ikirenze byose ikiganiro cya François Asuda cyahishuye indi ngingo ikomeye. Ese igitekerezo cyo gushinga RPA cyaturutse kuri nde? Kagame yagize ati cyaturutse muri twe, muri nge na Fred, gikura gihereye aho. Perezida Museveni wari umaze igihe gito ageze ku butegetsi ndetse arajwe inshinga no guteza imbere Uganda no gutsura umubano n'ibihugu byo mu karere, ntiyashyigikiye uyu mushinga, uyu mugambi, ndetse leta ya Uganda yagerageje kuwitambika binyuze mu gutatanya abari bawuhuriyemo. Ubutegetsi bwa Uganda bwari bwateguye kohereza Rwigema kwiga muri Amerika, Kagame muri Nigeria, Chris Munyenyezi mu kindi gihugu, Peter Bayingana mu Burusiya. Mu kiganiro yagiranye n'abakoresha imbuga nkoranyambaga cyabereye ku Murindi wa Byumba kuwa 9 Nyakanga 2024, Perezida Kagame yavuze ko bashatse kudutatanya kugira ngo tudakomeza gutegura ibyo twashakaga gukora. Bashakaga kohereza 4 bakuru muri twe hanze ya Uganda kugira ngo tujye mu masomo. Kagame amaze kubimenya yahise asaba Rwigema kutemera kujya muri Amerika. Ati nugenda urugamba rushobora gusubikwa imyaka 5 yose. Yarabyanze baranyohereza, nko kuvuga bati niba utagenda uyu aragenda, kubera ko batashakaga ko tugumana. Batekerezaga ko umwe nagenda abandi bagira ibibazo. Ubwo barampamagaye baravuga ngo Fred yanze kugenda, ni wowe ugenda. Navuze ko ntacyo bitwaye. Umukuru w'igihugu yasubiye kuganira na Rwigema, amubwira ko kugira ngo umugambi wabo uzakunde we yemeye kujya muri Amerika. Amwizeza ko urugamba nirutangira azashaka uburyo ajya kwifatanya n'ingabo za RPA. Yasobanuye ko yabwiye Fred ati turatekereza ko bamenye umugambi wacu, nibyanga baradufunga twembi. Rero kugira ngo tubirokoke dukomeze umugambi wacu uhagume ukomeze utegure ibyo dushaka gukora. Yewe ndagenda, ariko nibitangira nzashaka inzira ngaruke byoroshye, ntabwo nzakenera uruhushya. General Major Rwigema yiciwe ku gasozi ka Nyabwishongwezi mu karere ka Nyagatare itariki ya 2 Ukwakira 1990. Nyuma y'iminsi mike Kagame wari ufite ipeti rya majoro yavuye muri Amerika ayobora urugamba. Mu kiganiro na François Asuda, Perezida Kagame yavuze ko ubwo yageraga ku rugamba yasanze ibintu byose byaravuye ku murongo.
yavuze ko ibyabaye atari kubishinja Rwigema kuko byose byabaye nyuma y'urupfu rwe, ahubwo ko byose byatewe nuko hari ibintu bitahawe agaciro cyangwa ngo bikorwe uko byagombaga gukorwa kugira ngo urugamba rugende neza. Perezida Kagame yahise afata inshingano zo kuyobora ingamba ndetse ahindura n'isura y'urugamba, ibintu byatumye mu 1994 RPA itsinda ndetse ihagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ku ya mbere ukwakira 1990 nibwo ingabo zahoze ari za RPA zatangije urugamba rwo kubohora igihugu, ndetse ruza gushyirwaho akadomo Nyakanga 1994 zirutsinze. Impamvu y'uru rugamba yari ishingiye ahanini ku karengane abanyarwanda bari bamaze igihe bakorerwa mu buhungiro kuko bari barahejwe mu gihugu cyabo. Tariki ya mbere ukwakira 1990 umupaka wa Kagitumba wagabweho igitero cyabaye ikimenyetso cy'itangira ry'uru rugamba. Twamaze imyaka 4 inyuma y'uko abari bagize umuryango wa FPR Inkotanyi biyemeje kubohora igihugu hifashishijwe inzira y'intambara. Ingabo za RPA ishami rya gisirikare rya FPR Inkotanyi ku ikubitiro zari ziyobewe na General Major Fred Gisa Rwigema. Ubutegetsi bwa Habyarimana bubifashijwemo n'abacanshuro bwabashije gukoma mu nkokora RPA mu minsi ya mbere. Mu gihe kingana n'iminsi 14 ya mbere y'urugamba, bamwe mu bayobozi bakuru ba RPA barishwe, bitera icyuho gikomeye ndetse na morale ijya hasi bikomeye mu basirikare hafi ya bose bari basigaye. Umunsi wa kabiri w'urugamba wari ukomeye bidasanzwe kuko General Major Gisa Rwigema yishwe arasiwe inyabwishongwezi tariki ya kabiri ukwakira 1990. Perezida Paul Kagame muri icyo gihe wari majoro yahise afata inshingano zo kuyobora urugamba, azana uburyo bushya bw'imirwanire n'izindi mpinduka nyinshi. Tariki ya gatatu Mutarama RPA yahinduye isura y'imirwano, igaba igitero gikomeye mu duce twa Gatuna, Kaniga mu rwego rwo kwima inzira ibikoresho by'ingabo za leta. Ku ya 23 Mutarama 1991 RPA yafashe umujyi wa Ruhengeri, ifungura imfungwa zari zifungiye muri gereza ya Ruhengeri zitwa ibyitso. Muri Mata mu 1994 icyaro urugamba rwo kubohora igihugu cyaje kuvamo urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma y'uko watangiye kwicwa tariki ya 7 Mata, kuwa 8 Mata ingabo za RPA zafashe umugambi wo gutera Kigali ndetse no guhagarika jenoside mu maguru mashya. Kuwa 4 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Kigali nyuma yo kubohora Butare. Kuwa 3 Nyakanga 1994 guverinoma yari iriho yahise yerekeza mu buhungiro muri Zaire, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'uyu munsi. Ese intwari ivugwa mu rugamba rwo kubohora igihugu na n'ubu umuntu wese wumvise amateka ye n'ibigwi bye ashesha urumeze yumva. Cyakoze njya kumenya amateka y'intwari nabanje kumva indirimbo yaririmbwe na Kamariza aho yagiraga ati intare bati nubwo ntari impari simbaza amaso ku maso, ariko basi nafashe igihe cyo kwiga amateka yabo maze binsaba kuzaba ndi kuri mikoro umunsi nk'uyu kugira ngo nawe nkugezeho amateka y'intare bati. Nyagatare muri komine ya Ngarama mu cyahoze ari prefecture ya Byumba nibwo ababyeyi mu 1960 bibarutse intwari maze impundu zivugira mu rw'imisozi igihumbi ndetse no hanze yaro.
akubera itotezwa ryakorerwaga abanyarwanda mu bwoko bw'abatutsi mu mwaka w'1964. Kayitare Vedaste wari ufite imyaka 4 y'amavuko yahunganye n'ababyeyi be mu gihugu cya Uganda. Mu mwaka w'1967 Kayitare Vedaste yatangiye amashuri abanza ku ishuri ryitwa Oda Kampala riherereye i Kampala mu murwa mukuru wa Uganda. Kuri iryo shuri ni naho yakomereje amashuri ye yisumbuye. Arangije amashuri 6 yisumbuye, Kayitare Vedaste yakomereje muri Nakawa College maze ahavana impamyabumenyi mu bijyanye n'ubukungu n'ubucuruzi. Kayitare Vedaste yabaye umwe mu barwanyije kandi bagakuraho ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Idi Amin Dada wategekaga igihugu cya Uganda. Mu mwaka w'1981 Kayitare Vedaste yinjiye mu ngabo za NRA azakuyeho ubutegetsi bw'igitugu bwa Milton Obote. Ku itariki ya 6 Gashyantare mu mwaka w'1981 niho benshi bibukira uruhare rukomeye rwa Afande Kayitare intare batinya mu kubohora ikabamba. Kubohora aka gace byafashije cyane mu kubohora igihugu cya Uganda. Mu mwaka w'1987 General Major Fred Gisa Rwigema yasabye Afande Kayitare Vedaste kumubera umufasha mukuru mu ngabo z'Inkotanyi. Mu mwaka w'1988 Kayitare Vedaste wari umaze guhabwa ipeti rya Captain na Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagiye mu gihugu cya Libya kwihugura mu bijyanye na gisirikare. Arangije amahugurwa ye mu kwezi k'Ukwakira mu mwaka w'1990, Afande Kayitare Vedaste afatanyije na Leti General Major Fred Gisa Rwigema na Leti Major Peter Bayingana, Leti Major Chris Munyenyezi, Leti Colonel Steven Ndugute, Leti Colonel William Bagire batangije urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda. Ku itariki ya 23 Mutarama umwaka w'1991 kamanda wa battalion y'101 senior office commander Kayitare Vedaste intare batinya yayoboye igitero cyagabwe mu Rwanda mu Ruhengeri ahantu hatatu hakomeye harimo ishuri rikuru ry'abajandarume mu Ruhengeri, akampu military ya Muhoza na gereza nkuru ya Ruhengeri. Muri icyo gitero niho hafunguwe imfungwa nyinshi zirimo abari bafunzwe bitwa ibyitso y'Inkotanyi. Icyo gitero kamanda Kayitare Vedaste yagabye cyamugize icyamamare cyane. Ibi bikaba byaratumye leta ya Habyarimana imanika amaboko maze ikemera ko habaho imishyikirano. Ku itariki ya 13 Nzeri mu mwaka w'1993 niho inkuru y'incamugongo yamenyekanye hose ko kamanda senior office Kayitare Vedaste wari ufite gusa imyaka 33 y'amavuko yitabye Imana. Leti Afande Kayitare Vedaste yasize abana babiri, umuhungu ndetse n'umukobwa. Kandi nyuma y'ibigwi n'amateka byarangaga uyu mugabo binavugwa yuko haba ari ibihe byiza yagiranye na Kamariza ubwo iyi ndirimbo yajyaga hanze, indirimbo igira iti nyuma y'ibihe byiza bagiranye mu rugendo bari bari kumwe, ndetse akaza no kumukorera indirimbo nyuma yo kwitahira. Indirimbo yamuririmbiye ayimutura kubera ibihe byiza bagiranye. Yagiraga ati indirimbo iyo wumvishe neza wumva irimo ibihe byiza abagiranye, ariko kandi nanone akamutashya. Nanjye mvuze amateka ye sinabura kumutashya ngira nti uraho se ngabikeye, uraho ikenye
ababisha uraho se ngabo ikeye uraho ntare batinya uraho. Njya nicara nkigunga nkibuka agacu kacu nakwibuka intego yacu uko ibintu byagenze byerekana ubutwari n'ubushishozi bw'abari bari ku rugamba. Aya namwe mu mateka y'ingenzi y'u Rwanda uko igitekerezo cyo kwibohora cyarokotse ibigeragezo bikomeye ndetse kikanashinga inzira y'amahoro n'ubwiyunge. Nizeye ko mwanyuzwe n'iyi nkuru kandi tuzakomeza kwiga amateka akomeye y'Abanyarwanda mu buryo bworoshye kandi bushimishije.